bifuza se kumenya uburyo umuhanzi wabayeho ubuzima bwo kumara umunsi nta cyashyize mu kanwa kubera amikoro make yaba ari umwe mu baherwe Afurika itunze uno munsi. Umuhanzi ukunzwe muri Afurika uzi kuba akundwa cyane n'igitsina gore kandi ari umugabo w'abana bagera kuri 4. Ni icyamamare gikomoka mu gihugu cya Tanzania. Tariki 2 z'ukwa 10 1989 nibwo inkuru nziza yatashye Standard ubwo Sanura Kassim uzwi nka Mama Dangote yibarukaga umwana w'umuhungu mu bitaro bya Aman biherereye Dar es Salaam bahise bita Nasib Abdul Juma akamwene Abdul Juma na Sanura Kassim. Ababyeyi ba Nasib Abdul Juma wamenyekanye ku izina rya Diamond Platnumz batandukanye akiri umwana muto cyane bitewe nuko se yakunda gutaha ijoro yasinze agakubita nyina ndetse akanamena ibintu byo mu nzu anakabwira amagambo ashengura umutima Diamond na nyina. Ibyo bikaba ari ibintu byababaje Diamond cyane ndetse yumvaga atazigera ababarira se. Ibyo byaje gutuma bahungira kwa nyirakuru ubyara nyina wari uturiye mu burengerazuba bwa Tandale. Ubuzima bwaho ntibwari bworoshye habe na gato ndetse byari binagoye kugira ngo babone icyo kurya dore ko na nijoro bishwaga n'imbeho bitewe nuko nta byo kwiyorosa byabugenewe bari bafite. Mu mwaka w'1995 ubwo Diamond yaje gutangira ishuri ry'incuke muri Chakula Bora Nursery School. Mu 1996 yakomereje amashuri abanza muri Tandale Magharibi Primary School aho yigaga cyane aharanira guhora ku mwanya w'imbere. Mu mwaka wa 2002 nibwo Diamond yatangiye amashuri yisumbuye. Diamond yatangiye kugaragaza impano yo kuririmba ubwo yari akiri mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Ibyo byatumye nyina agerageza uko ashoboye kose bityo akamujyana ahantu hose haberaga amarushanwa yo kugaragaza impano bizwi nka talent show ndetse n'amaserukiramuco atandukanye akeka ko yabonera ubufasha umuhungu we gusa ntibyigeze bikunda. Diamond yagiye yandika indirimbo nyinshi ndetse zimwe nazifashwemo na nyina ariko kubera amikoro make ntibigeze byibura basura n'indirimbo n'imwe. Diamond ibyo ntibyamuciye intege yakomeje gukunda umuziki ndetse no kubyina aho muri segonderi yagaragaraga mu bitaramo byinshi by'ishuri bitandukanye yigana imbyino ndetse n'indirimbo z'abandi bahanzi cyane cyane umuhanzi Asha. Diamond amaze gusoza amashuri yisumbuye ikibazo cy'amikoro make cyamubaye ingutu bituma atangira kuzunguza imyenda ya caguwa kugira ngo abone amafaranga yo kujya muri studio. Gusa bamwe mu muryango ntibigeze bamushyigikira kuko bumvaga yakomeza amashuri maze akazaba umuganga cyangwa se umwarimu, ariko Diamond na nyina ibyo ntibigeze babikozwa. Mu mpera z'umwaka wa 2007 ubuzima bwa Diamond bwari bugishaririye kuko yari akizunguza ndetse anabifatanya no gufotora mu bukwe ndetse n'ibiteramo bigiye bitandukanye areba ko yabona amafaranga amwegereza mikoro yo muri studio. Gusa byari bigoye kubyishoboza kurusha kwambara ipantaro yicishije mu mutwe. Diamond yagerageje uko ashoboye kose ngo abone amafaranga ariko byakomeje kwanga. Gusa ngo niwasiga ikikwirukamo ahubwo usiga ikikwirukaho. Yaje kubona ko uzunguzayi nta kivamo bituma afata umwanzuro wo gukora ibikorwa bitemewe na leta aho yaje kujya gukina urusimbi. Gusa byabaye impemuke ndamuke kuko yaje kujya yikuramo yo kurya gusa bityo akabura yo kuzigama yo kuzakora indirimbo muri studio. Diamond amaze kubona ko nta kundi yagira yafashe icyemezo cyo kwimika nyina aho yaje gukura amafaranga yo kujyana muri studio bituma abasha gusohora indirimbo mu buryo bw'amashusho yisimbagara aho yavugaga ko Hoza ari umukunzi we ariko wamuteye indobo bitewe n'uko yabonaga nta hejo hazaza afite ndetse yakomezaga kumuca intege amubwira ko nta mpano yo kuririmba afite. Muri iyo ndirimbo Diamond akomeza avuga uburyo wahoze ari umukunzi we muri icyo gihe yamwanze agashakana n'umukire avuga ko we ari ntacyo afite. Bikaba ari ibintu byababaje Diamond cyane. Diamond avuga ko kuba yaribye impeta nyina akabasha kubona amafaranga yo gusohora indirimbo ye ya mbere byabaye nk'igihango gituma nyina ntacyo yamusaba ngo akimwime kandi ko amukunda. African Duty akora indirimbo bise Marry You yakoranye na Neo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakomeje gukora indirimbo zitandukanye zakunzwe cyane nka Kanyaga, Tetema yakoranye na Rayvanny, Nana yakoranye na Mr Flavor, Kidog, Babalawo ndetse n'izindi zitandukanye. Diamond yaje gukundana n'umunyamideli Wema Sepetu byatumye ibinyamakuru byinshi byandika ko urwo rukundo rwabo. Gusa ahagana muri 2014 nibwo yaje gutandukana n'uyu mwari. Mu Ukuboza 2014 nibwo urukundo rwe n'umuherwekazi ukomoka mu gihugu cya Uganda Zari aka Boss Lady wari ufite abana bagera kuri 3 byatangiye kuvuga. Kwa 6 Kanama 2015 nibwo Diamond yashyize hanze ubutumwa bwe kuri Instagram
avuga ko we n'umukunzi we Zari umurusha imyaka igera kuri 9 bitegura umwana we w'imfura. Mu mpera z'umwaka wa 2015 nibwo Zari yibarutse umwana w'umukobwa bahise baha izina rya Latifa Dangote, gusa bidatinze bahise babyarana undi mwana w'umuhungu bahise baha izina rya Nilan Dangote. Umunyarwanda yarivugiye ngo ntabyera ngo de. Diamond na Zari baje gutandukana, bivuga ko Hamisa Mabetto ari we wabaye imbarutso yabyo. Hamisa Mabetto ni umukobwa wagaragaye mu mashusho y'indirimbo ya Diamond na Rayvanny yitwa Salome. Bivuga ko bakomeje gukurana cyane nyuma y'isurwa ry'iyo ndirimbo, aho byarangiye amuteye inda. Ibyo Diamond yabanje kubihakana, bituma uno mukobwa ashyira hanze amafoto yabo bari kumwe mu buriri. Diamond yakomeje kuvuga ko yaba yararyamanye n'abakobwa batandukanye. Tanasha Donna babyaranye umwana guturuka muri Kenya, ndetse na Malaika uherutse kugaragara mu ndirimbo ye yise JJ. Diamond yakomeje kuvugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye nk'uburyo yiyunze na se umubyara, ndetse n'umwuka mubi wagaragaye hagati ye na Alikiba, ibintu byabaye induru ndende ku mpande zombi. Amakuru ariho ubu ni uko Diamond na Zari biyunze, ndetse Zari akaba yaremeye Diamond kongera kuvugana n'abana be no kuzuza inshingano zo kurera abana nk'umuntu w'umugabo nyuma y'igihe kinini yaramaze atavugana n'abana be. Ndagushimiye cyane wowe wakurikiranye kino cyegeranyo, nkwibutsa gukanda like na subscribe turabikora.